mpamvu uko nabivuze Yago ni umuhanzi munini kugira ngo uzamukonvenke asinye contract y'umwaka biragoye nka company nibyo twifuzaga ariko we kubera ibyo ateganya ashobora guteganya ko habamo challenges ziyongera niyo mpamvu twasinye contract y'imyaka 3 ariko muri iyo myaka 3 amezi 3 sorry muri ibyo tumugenera hariho uburyo bw'amafaranga ahoraho ku kwezi transport aho yajya mu bikorwa byose bya company nibyo twuzuzagaho aka kanya n'amatike y'indege ndetse na accommodation mu gihe ibikorwa bya company byaba bigiye mu bindi bihugu dukoreramo. Ku bijyanye n'icyo wabazaga cy'inzu tugiye kumurika agaciro yatwaye ibi byo ntabwo turi mu bitangaza aka kanya kuko ni imibare yagiye ikorwa dufatikanyije n'inzego z'umurenge wa Nyamata nibo babikurikiranaga twatangaga amafaranga akaba aribo bakora ibyo bagomba gukora ibyo rero tuzabihuriza hamwe nabo mu yindi launch izakorwa y'akarere kuko akarere nako gafite gahunda yo kuzarunshinga amazu yose yubatswe kuko ntabwo ari twe bafatanyabikorwa gusa bubatse harimo na polisi n'izindi nzego ubwo byose bizatangarizwa rimwe. Ikindi waruvuzeho ni ku kijyanye n'ikibanza nicyo twemeye muri show nk'impano twamugeneye navuze ko kiri mu karere ka Gasabo izindi detail buriya zireba uwahawe impano na management yiwe gusa iyo umuntu atanga impano ihwanye na standard izo wabazaga ahantu hashobora kubakwa kandi yarabisuye yabonye uko bimeze. Hari ikindi agaciro muri contract ntabwo ngombwa kuko iki atakwana n'indi company muri icyo gihe cyameze nicyo navuze Yago uyu munsi ni brand ikomeye kandi nini niyo mpamvu yanze ko aduha igihe kirekire gishobora gusubirwamo ibijyanye no kuba yakorana n'andi makampani hari clause irimo ibigena muri contract igomba kubahirizwa buriya nibigera igihe nabyo nanone itangazamakuru muri hafi n'umuhanzi ashobora kuzabisobanura. Agaciro k'ikibanza ariko amakuru avuga ko ari iki yagaze hafi nanone iyo tuvuga agaciro k'ikibanza aka kanya ntabwo dushobora kubigaragaza hano ariko ikibanza muri Gasabo wahamo umuntu impano ni value iri hejuru ya miliyoni 20. Niyo navugaga ko utaha umuntu impano ituje standard agomba kuba ari ahantu ho guturwa kuko ni umuhanzi ntabwo ari umuhinzi. So kuri Yago nanjye ibibazo byanjye nabyumvise ntabwo ndi gukoresha microphone nta kibazo ndavuga nta nubwo hariho brand yanjye kandi nahiya brand aho kuki brand itari hano so ngewe rero first of all ndabanza gushimira ubuyobozi bwa Marshal Rio Estate nshimire team yose nshimire iyi press conference kuba yateguwe namwe mbashimire itangazamakuru kubera ko mutari hano ntabwo twaba twicaye hano twaba dukora iki ngo twaba turimo kwikirigita tugaseka ndabashimiye cyane mwarakoze n'uyu munsi kandi muracyakora. Icya kabiri rero ku bijyanye n'ibibazo Janvier Dr. Nayubu ibibazo yarabajije hano mu ntara njyewe niba ndi bubyite igitutu ntabwo ndi bubyite igitutu kubera ko yavuze ngo ese kuba brand ambassador cyaba ari igitutu naba narokeje cyangwa narateye kuri company ntabwo ariko bimeze. Company hari amakosa yakoze ariko nanjye hari amakosa nakoze hano niyo mpamvu nababwiye ngo nituze kujya kure y'ukuri tuze kubwiza abanyarwanda ukuri kuko bino bintu byageze kure. Bamwe baravuga bati ntabwo Yago yarakwiye kuzana ibijyanye n'ikibanza yahawe impano kuri social media tugira n'aba PR abadusubije barimo bacita bituma nyine bigera kure cyane. Bamwe baravuga bati se ibi ni ibiki bamwe baravuga ngo ni prank ndagira ngo mbivugire imbere y'izi kamera zose ziri hano ni nyinshi ndimo ndazibona nta prank n'imwe njya nkora abantu babyumve neza bivugira aha umunsi nakoze prank nabwo nzavugane nabatayemo nzavuga ati nabatayemo aga prank ariko kuri ino shuro nta prank ngiye ndategura ngiye nka Yago muvuge ngo ngiye guprankinga abanyarwanda kubera ko ngiye abantu bankunda ntabwo nzi aho baherereye
sinzi niba ari abasaza, sinzi niba ari abakecuru, sinzi niba ari urubyiruko, sinzi n'ibyo bakora. Uretse kuba kiri ikiganiro kuri Yago TV show, abantu bakagenda bakakireba nkabona bakirebye ari benshi, ariko mu by'ukuri ntabwo nzi ngo abo bantu baherereye. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro uvuga ngo sinzigera mbabeshya, kuko nimbabeshya nzaba ndimo kubeshya amarangamutima yabo. Niyo mpamvu nkeka ko abantu banjye kuri Yago TV show bari connected nanjye. Niyo mpamvu banshyizeho igitutu ahubwo aribo bakajya bati garuka mu biganiro, garuka kuri Yago TV show tukubone. Kubera iki? Ntabwo ngiye ngira ibintu bya prank kabisa. Ibyo bintu mubimenye, umunsi nayigize ushobora no kuzivamo ngiye ngahita mbarabura ati yari prank, nkaba nkivamo ngewe nkivamo. So rero nta prank yari irimo, hari amakosa company yakoze, nanjye hari amakosa nakoze.